rukundo cyangukunda nirwo rwanyuma mfite ndaruguhaye rwose singushidikanya kuko nakutagira nukurora inshuti yanjye ntemereye ko nzagukunda haba mu byiza cyangwa mu bibi Obe muzite twumvikane uri muzima ntuzanire kutavuga uri muzima ko amagambo avuga tutaratangira so ibyo ntubizane hano obe bite meze neza nta kiganiro turi gukora utavuze ndakubwiza ukuri kandi ni wowe ufite igihe gitoya njyewe mfite umwanya wuzuye 100%. So biba byiza rero uvuze kugira ngo dushunguze uburyo umwete meze neza nuko rero uyu munsi ndumva mfite courage zidasanzwe nabyutse umunsi wanjye numva nazi ukuntu umeze nirirwa numva mfite akantu ka stress mu mutwe wanjye but karangiye ndumva gasa nkaho karangiye obaro wabyuka like ukumva Mario prishonshe zari uzikuri gutuma mvuga niruka mukajya ngo dukiri kunyirukansa ibivuge bava tugende tujyanye nyifite ntawe reka ngende gake ntwara gake s'il te plaît akora twari igihe umuntu avuga ko kuvuga yihute cyane cyangwa kubera ko n'ubu sikiri kuvuga n'ubu uracyari kubikora wihuta bikarangira message ashatse gutanga itumvikanye warubizi uriya umuntu uvuga gake gake ugerageza no kumva ibintu ari kuvuga ariko umuntu uvuga yirukanka akazana ibyahe bituma like ikintu ushaka gutambutsa kitumvikana rimwe n'abantu bakagufata nk'umusizi kandi ari mukuri sibyo so nizere ko meze neza aho muherereye hose ndabakunda ndabashimira cyane abantu bakomeje kudukurikira badusapotinga umunsi ku wundi Imana ikomeze kuduhana umugisha bityo rero obe ninza kuza hano n'umukara ariko n'ubundi hasi umukara oya hasi umukara oya ngese bamwe bikubwiye nuko yakitara ryawe riri hejuru riri hasi oya ibyo bintu bizerekanize kubyo kandi n'undi n'ijisho ryanjye riri kubibona ko hano hasi umukara ni itara ryawe nushaka uzurintereka ku gahanga ariko gahanganye n'ikaze kwirabura ariko uzi ko hano gutya uri inzobe kurusha ahandi hantu hose oya ibyo bintu nibyo ushaka kuza kunkorera muri oya njye ndikubwiye ibyo ndi kubona ibyo bintu nubikora turashwana ugerageza itara niba uri ushaka umuntu akaza akariterura ntabwo mbizi ariko ribe riri kuri njyewe kandi itara ryatangiye ryaka umweru none ryabaye umuhondo si ukunda se none se kuki batari byo batangije natangije ibyo nkunda turasoreza mu byo ukunda okay in case you don't know please nsinze kwibona ameze gutya ikindi hari umuntu bita umuvuga izina yakoze iki banza uvuga icyo yakoze da yarambwiye ngo nzakubwire ngo ariko ngo ni gute ngo sivuge ngo kweretse ngo ashanga obe ngo numwana mubi none se yakoze iki ngo ni gute ngo ku kamera ku zoominga mu mazuru uwo ninde ni Clarisse nawe azakwitegereze neza oya nguraza ngo kamfilmira ngo hasi nyine ku buryo like yabivuze ku kihe kiganiro twakoze ibiganiro byose ahubwo wowe nanjye mvuge ngiye kuvuga ubusa oya nawe ngiye kuvuga ubusa ngiye kwiburanira ko ndumva munyatatse mbivuge aho ni nyine nta kundi kuntu umuntu yagufata nanjye gutuka igitutsi cy'abakecuru nukuri nanjye gutuka igitutsi cy'abakecuru ahubwo ikintu cyaba kibi ni uko byagaragara ko video nayifatiye hejuru kandi amazuru akaguma ariko ameze none wagira ngo nagufotoye nawe wicuritse cyangwa bakagira ngo bantoboyana cyangwa ujya bagutoye rero Clarisse ni amagare iyi ni body shaming ntabwo ari byiza ibyo bigize icyaha uzajya ubimenya reka nawe yaranyirukanishije ibyo bigize icyaha kandi Clarisse yarabivuze Clarisse azi kwitegereza
nanze kumentioninga ko agira isoni cyane mvuze izina ariko sinavuga ntabwo wamenya ngo ni Clarissa wowe ariko wahise umumenya si Clarissa se Clarissa mvuge iryo kumve niba nawumenye mvuge na rimwe ry'ikinyarwanda ikinyarwanda byose urarizi ntugire umuntu umwerekezaho ariko ntugire aderese y'umwerekezaho uvuga izina ry'ikinyarwanda ahubwo nari nzi ko iriya zina barihuje ari babiri wabyumvise ko nawumenye ntabwo muvuge rero kugira umenye niba uzi ko ugiye kuvuga mu ndi muntu utari Clarissa njye nzi ko ariko yitwa sinzi niba atari iryiwe yitwa nde iry'ikinyarwanda ngiye kongera baritangiza na ka kwi niwe rero ntabwo iryo ari irye ni iry'umutware urumva arasitokinga ikiganiro cyose niyo amaze iminsi atabireba ahita agenda akajya kubireba akaza we ikintu akora ni ugenda akuramo amadefo yose arimo mama ari kumuhamagara kuri video nawe yihanganye iminota mike umuvugisha niwe wahamagaye mama Vanessa njye sinigeze nshaka mama nako nigeze ngushaka wowe ni byiza ni meza bimaze iminsi ndi muri rwinshi ni kamera iri kukureba ngo turebe bakunda ahantu hose hari video abakunda byacitse uri kumureba nawe kanze mu zooming ariko telefone yanjye ntabwo yayanduje muri screen ako kantu kari kuza nagaye ku bibero ni agasego kariho kamera insimbo yakundutse nagize ngo ni ibisibo yego ugiye kure ugeze kure kuko ngeze kure nabonaga ari nka sima ariko mu izina rya Yesu ma ubimenye ko ibi bintu bizaza mu kiganiro nta kibazo ariko si ubundi wazahaye abantu badukurikira ikiganiro nzakubwira ibyo uzavuga nzabikubwira nase washobora gukoresha telefone ukabavugisha ndetse wababwira iki mama umva tuzakorana ikiganiro abantu bifuza ikiganiro na mama bazi kunyandikira muri comment sibyo na mama nzaze mbikwigishe nese uzabuje kubabwira ikima uzaje kubaha amakuru kubaganiriza babaza amakuru natwe uzaje kubabaza amakuru ma umeze mute na nama atagira yabaganiriza bazabakureba icyo gihe n'ubu bakurebaga ariko ntabwo bari kureba irandebaga nta kibazo na kimwe ubona ari byiza muzashyireho pe tuzagushyiraho hatwike tuzagushyiraho hatwike neza muzashyireho kabisa umuntu asa neza muzashyireho tuzagushyira nzagushyiraho uri kumwe na mama Laduce uzabimubwira byemere ndi kumva uri kuvuga nkawe nta kibazo kabisa sibyo nta kibazo nta kibazo sa rero
ndakuvugisha mu kanya usigaye nafungutse cyane mu mutwe warasobanutse nasobanutse noneho uzabavugisha unabwira abantu baherereye muri aya reka mbyihorere nibutse ko muri iyi minsi nta mwanya ufite cyane abantu ntabwo bazi ko uzi gusuka ujya usuka ntabwo babizi uzabibabwira icyo gihe nubona uzajya ubona umwanya uzabaha aderesi nta kibazo sawa sawa mbaye okay aba yarandogoye isunda ningeze mbwira mwana iyo wibagiye ahantu wari ugeze vana birambabaza ntukajya ubimbaza none se wowe kuba uhibuka ko utanyibukije nawe ugomba kuzajya uhibuka kandi ari njye uba uri kuvuga ibindi bintu anyways reka mpite nkomereza ubwo ngubwo aho ndi kwibuka sibyo ndasaba kwanza abantu batarakora subscribe please to subscribe comment like and share tujye dukomeza kubana ubuzima bwa buri munsi nuko uyu munsi rero nabyukanye akantu ga stress kuntu arono sinzi cyateye ariko manza nkizi harimo ko umukecuru abamuzi muramuzi amaze iminsi arwaye amaze like 5 days adasohoka mu nzu nyine atameze neza mu by'ukuri ubwo rero abantu basenga mu musengere n'abantu wenda bazifuza kumugeraho muzanyandikire mumbwire cyangwa se muzanyandikire kuri Instagram yanjye cyangwa se nimero nigeze kubahereza munyandikire mumbwire nyine tugerageze turebe ukuntu twamugeraho nuko ariko hamwe n'Imana turiza ko ribuze kumera neza sibyo be uguma ufashe gutyo uguma yifashe gutyo usigo nakora nifashe gutyo ngende imfungwa uri gukoma amashyi bikavuga cyane ako none amashyi yanjye narasakuze ngira gutya sibyo be Cyecu ntago muherukana nawe Cyecu nanjye ntago muheruka ngewe namusuye ejo bundi ariko aciyemo iminsi ariko ejo hazaje tukajyana ejo nzaje kumureba ntabwo nzaba make ndebe niko yagiye kwa muganga ndebe watagwana tuzajyana ubutaha Cyecu tugituranye se byibuze ko hari anafaka kwigendera mu gasiporo nkahita mugeraho nahitaga mugeraho uzwi mwese nabibukije nta n'umwe ushobora kubyibuka tuzakoma rutendere tuvugisha ukuri ibyo ni gukora no gukoma rutendere nibyo ni ukuri ntabwo mujya mubyibuka yaba wowe yaba Ezira we nunaragenda akanabyibagirwa pe nizere se ko akunda kugama ugakunda shabe ntabwo uri imfura mana ariko ikintu nge abantu video mfite ya Ezira aya ntuzamushyire hanze video mfite ya Ezira ari igihe nzeditinga ninjoro mpite nyishyiraho utabizi se cyangwa ubikora nabizi ntibishoboka ntabwo mfite video ya Ezira utasanga ahandi hantu itangaje njyewe nubwo ntayizi ariko mba nyimajije ukuntu imeze kamana twikomereze mwana we wari wajya nko kugama nk'ahantu sibyo tuvuge nyine like ugeze nk'ahantu hari n'amazu uri kuyabona urumva hari n'amazu uri kuyabona ni wowe tumye ndangara hari n'amazu uri kuyabona ariko ukareba nk'ahantu hari nk'igiti kimwe hari nk'igiti kirimo imyembe kabisa imyembe imeze neza gutya akaba ari kujya kugama ukarya iyo myembe nka nyirayo yaza yakubaza se bite byawe ko wandira imyembe bimaze bimeze bite
ngo naje kugama hano ngo nanyije ngo nta kundi kuntu nabigenza ngufata ngufata imyembe ndirira nibyo byabaye kuri Ezra nibyo nibyo ngibyo nta bindi byo kujya kugenekereza ngo ugire gute anyways abantu badukurikira abantu badukurikira umunsi ku munsi uziko hari umuntu utagisiba kureba video yacu cyane n'umunsi wa rimwe abo bantu bagenera ubutumwa hanyuma dukomeze ntukampime ngupime iki ntukampime ntabwo ndi muri concertation abo bantu ahubwo ngiye nzabagenera ikiganiro cy'iminota 45 ese undi icyo kiganiro wazagikoze nzagikora ubutaha ni ryari ejo oya kuwa gatatu kubera iki kuwa gatatu nibwo ibintu ndimo nzaba nabirangije meze neza mbahereza ubutumwa mbafitiye njye nyine nicaye aho ngaho imbere ntabyo kumubwira ngo nkubaze ngo cyane kada iminota 45 ndi kubabwira bababwira iki mbashimira mbabwira n'imishinga dufite mishyashya wowe utagishobora kuvuga ubwo si imishinga naniye kuvuga ubwo wayivuga ute wowe shava ni nkurusha kuvuga wowe ngewe ikintu nzi mu mivugire yanjye rero nuko nzi ko njya kuvuga ikintu nkahita nibuka ikindi najya kuvuga ikintu nkahita nibuka ikindi nta message nimwe wazatanga habe nimwe banze ryo bintu bye bimba bikarangira like ibintu bimwe na bimwe mbikatiyemo hagati ntabivuze ukuntu nabishakaga ibyo ngibyo nibyo nzagukorera kuwa gatatu ahubwo agenda mba nanditsemo ibintu ndi buvuge nzajya nyizana hano uzanyemerere ku buryo ndi buvuge mbisoma uzabanza unyereke ibyo bintu ufite muri agenda yawe ndebe ko byemerewe kunyura kuri kamera yanjye ndavuga ngo uzabereke ko nibyo uzajya mba mbisoma nyine uzabanza unyereke ibintu ugiye gusomera abantu aho kubikubwira se ntari kubisoma noneho nkanabishiramo n'ibitari byo n'ibyo nibutsa ako kanya n'ibyo ntari nateganyije no kubifata nkabisoma ubwo ikiza ni iki uzabisome da ndumva nta cyiza kirimo ariko kampfe gufata icyoroheje muri ibyo ngibyo nuko rero abantu badukurikira hari akantu ngiye gato nshaka kwivugiraho sibyo akantu kajyanye na communication sibyo it's not about kubagira inama cyangwa se kugira iki ariko from my experience nyine ukuntu ikintu kijyanye na communication ngewe nyine ni ikintu kigari cyane kandi gifite ibintu byinshi gishobora kwangiza n'ibintu byinshi gishobora gufasha abe dukurikira mu ishuri nzandangara mu makuru ntukarangare mu makuru so ikintu kijyanye na communication ngewe cyangizeho by the way cyangizeho ingaruka cyane nyine ntabwo ari ingaruka nyine cyangije ibintu byinshi kuri ngewe nyine hambere ariko ntanasobanukirwa ibyo ari byo ukuntu nyine like communication ari key mu bintu byose haba mu kazi haba muri relationship haba muri family like muri famille nyine mu rugo nizere ko wabimenya ariko nta bintu byinshi birangirika byarangiritse byinshi wenda ko sinari kuba ndahandi ubu ngubu wenda wasanga nari kuba ndahandi harenze hari n'ukuntu hangirika ibintu bidafite umumaro gusa nacyo nicyo hangirika ibintu bidafite umumaro ahubwo bigatuma wiga icyo kintu ku buryo utazangiza ibifite umumaro nuhura nabyo ubutaha ubu niho bariko nk'ubu iyo communication iyo utayimenya ngo uyangirize muri bya bintu bidafite umumaro bya kiriya uri kwangiza iby'ubu ngubu noneho byarajemo n'umwana mba narabizambije bamubwira ariko akajambo k'ubwenge gusubiga akavuze witonze wagira ngo ni ikintu cyatanje ugiye kuvuga uzi ko kitondeye wagira ngo ni ikintu cyatanje so communication reka mbahereze nk'urugero njyewe mbere ntabwo nari nzi gucommunicatinga cyane like niba communication ni ngombwa kugeza hahandi abantu babona ko
umeze nk'uri kuvuga ubusa uzi impamvu nubwo abantu bakubona nk'uri kuvuga ubusa cyangwa se nk'uwexagera cyane mu kuvuga ariko igihe kimwe mu gihe runaka bya bintu wakominicatinze hari ahantu bigusevinga sibyo cyane ugasanga wenda ari tuvuge n'urugero nje hano mu rugo n'urugero sibyo ndakubwira wenda ndavuze obe reka bino bigende gutya na gutya na gutya obe wenda ngiye nta mafaranga mfite ejo iki ntabwo kizabasha gucamo gutya na gutya na gutya na gutya urumva nyine nkubwiye the whole ibintu byose nyine ndakominicatinze ariko wenda wowe ubifasha nkaho mvuze reka tubyite nko kuvuga ubusa no sense urongera utambikira kandi k'ubwenge urumva like wenda ntabwo bihaye agaciro ejo n'ejo bundi nusanga wenda hari ikintu ntakoze uyu munsi sibyo ntabwo uzamblaminga kubera ko nzaba naragucommunicate nzaba narakubwiye impamvu ntashoboye kugikora ariko mu gihe ntaje ngo mbikubwire ejo n'ejo bundi uzamfata nk'umuntu uri careless cyangwa se nk'umuntu wica ibintu ku bishake hari nk'akandi kantu kajyanye n'ibyo bintu byo gukominika njyewe ndakubwiye Vanessa ejo nzaza kubasura nka 9:00 ubwo aho ngaho ndi mu rugo sinyorita isaza kunsura ndamubwira ko ejo uzi ko nzajya gusura Vanessa simbwira twazajyanye aho kugira ngo wamagare nkubwiye ngo nzazana na sinyorita ukajya kubona ukabona tukubwiyeho turi babiri wari uzi ko haje umuntu umwe icyo kintu ni kibi cyane ariko uno munsi ndi kuvuga ibintu byiza uri gutuma mvuga ibintu bibe kubwo kubera dukorera umuji ariko pa uri kuvuga ibintu byiza pe uri kuvuga ahantu neza neza nshaka kwinjira when it comes ku bantu kujya guhura n'abantu sibyo urumva icyo gihe nuzana na sinyorita Iris fille sibyo fille dusigaye tumwifashisha mu ngero cyane uretse ko aba yanze kuboneka so dukoresha amazina ye urumva wenda hari igihe ari wowe nari niteguye kidashaka kubitekereza rero hari umuntu ushobora guhita yumva akavuga ati okay hari wenda subwo ari mu rugo ntago ari ibintu byatari wenda ntago twasohotse wenda ngo araspending amafaranga menshi ubwo ari mu rugo nta birenze bro birarenze ko hari ntago uzi ukuntu ngufata wenda wowe birashoboka ko wari kuza tukisana tukaganira wenda nta bandi bantu bahari cyangwa se banahari ariko hari igihe muje muri babiri bisaba wenda ko nta kavuyo k'abana kaba gahari ntaki icyo ni kimwe icya kabiri wenda mu bintu nateguye kukwakiriza nateguye ibyawe gusa muhise muza muri wabade ndagira ngo nivugire ku kantu kajyanye n'abakobwa ako kantu iyo defo n'abakobwa bakunda kuyigira cyane sibyo ni abakobwa bakunda kuyigira cyane ugasanga wenda ufitanye n'umuhungu cyangwa se n'undi muntu gahunda n'ubu mfite inshuti zanjye nk'ebyiri zimeze gutyo ariko kumva zitajya zigira gahunda mu buzima sibyo ugasanga wenda nk'umuhungu w'inshuti ye n'urugero aramubwiye ko reka duhure tujye kuri date whatever we go for a coffee utuntu nk'utwo umuhungu niyicaye ajye kubona abone bataye y'abakobwa imwisutseho ubwo umukobwa agatangira akahita ahamagara Vanessa none se Vane ufite gahunda imeze ite umva uyu munsi dusohoke se ukajya ngo ugiye gusohoka ugiye gusohoka urumva uyu munsi dusohoke aho ati okay nanjye nditayari abantu basohoka nyine kenshi bakunda kuba bari tayari abantu bakunda gusohoka ntabwo kandi kuvuga abantu basohoka abantu bakunda gusohoka bakunda kuba bari tayari urumva nk'abandi amanutse sibyo cyangwa wenda wayambwiye ngo dusohoke ndi kumwe n'umushuti wanjye sibyo nkavuga ni wenda se umushuti wanjye ndamusiga urumva nabyo ukabona wenda ntago biri bube biza kuba bisa neza ariko ikintu cya mbere mu communicating uwo muntu niba wowe tuje kukureba n'umukobwa w'inshuti yanjye wenda wamamagaye ngo duhure ndi kumwe n'umukobwa w'inshuti yanjye
ari mu rugo wenda se aho muzaze n'uri kumwe n'umukobwa w'inshuti yawe nimuzambwire nta kibazo yambaye cyane mazare cyane oya ndi kuvuga ni umuvugisha amafuti urumva ugasanga wenda ndi kumwe n'umukobwa wenda ngende sheri wawe tanga urundi rugero ese kubera iki urumva wenda ngende nka sheri wawe wenda cyangwa se wenda ndi n'umukobwa ushaka wenda kutereta cyangwa se n'umushuti wawe bisanzwe sibyo ariko wenda umamagaye wambwiye ngo tubonane ariko wenda mu rugo hari umukobwa waje kunsura wenda umukuzine wanjye sinshaka kumusiga mu rugo wenyine wenda ndifuza ko turi buzane sibyo ugasanga mise muhurutuza ngiyo turaje twituyeho sinigeze nkubwira ngo turaza turi babiri wenda nige nari kubikubwira ukambwira ati okay nta kibazo bireke reka tuzabura undi munsi bitewe nuko uhagaze ku mufuka ariko my friend umukobwa icyo gukorera ntago aba byitayeho nyine ikintu cya mbere defo abakobwa kenshi dukunze kugira communication yacu nyine ariko ntago ari ikibazo cya communication ahubwo ni ikibazo cy'imyumvire y'abakobwa bamwe na bamwe sibyo ni ikibazo cy'imyumvire y'abakobwa bamwe na bamwe kuko mu kijyanye no kuvuga abakobwa ubundi abagore igitsina gore kiri hejuru mu communicating urabizi kuruta abagabo wagira ngo bameze nk'iyo ufite amafaranga baba bafite uburyo bwo kuvuga cyane nyine ntago abagabo ntago bakunze kuvuga cyane bakunze gukora cyane kuruta kuvuga twegerera abagore mana we talk tukavuga n'ibitari ngombwa tukavuga ibiri ngombwa nyine ibintu byose urumva ariko rero icyo nashakaga gustikingaho cyane ni ikijyanye na communication mu bintu byose ukora haba mu kazi ikintu cyose ubona kiri ngombwa communicating umuntu wese uri around you cyangwa se mufite ibintu muhuriyeho mu communicating hari hari groupe tubamo y'abana nyine twakuranye muri quartier harimo umutipe witwa Gaël ikintu kijyanye na communication kabisa aracyumva pe umuntu nawe nzimo mwakuranye ntabwo bamumenya umva ikintu kijyanye na communication ari on the other level nicyo kintu cya mbere mwemerera kabisa azi ikintu bita gucommunicating ni ukuvuga ngo niba dufite gahunda yo guhura arababwira turahura amasaha n'aya turahurira hano abari gutya na gutya muzane nyine ibintu byose na bya bindi ubona wumva bitari ingenzi cyane na bya bindi wumva bitari ingenzi cyane nyine we arabicommunicating kubera iki ushaka gusanga we atari ingenzi kuri wowe ariko hari ingenzi ku wundi muntu sibyo ushaka gusanga umva nyine buri wese tujya kugera aho tugiye tuzi umubare turi bujyane nawo tuzi uko turi bugende tuzi whatever kubera nyine ukuntu aba yagerageje nta n'icyo mwasize nta n'icyo twasize ibyo bintu bibona rero mu gihe muba mugeze muri ya situation wenda mutangiye kuvuga ati okay gift twazanye ugasanga sometimes tangiye kurebana ariko iyo mwakommunicatinze mukavugana muvuge buri kimwe cyose so gucommunicatinga uretse kuba ari n'ubwenge cyangwa se ari na byiza ni n'ubusirimu nyine umuntu w'umusirimu ubundi iyo ni karite iri muri karite agomba kuba afite niba ukwita umusirimu ntabwo ari ukuvuga ngo wambaye neza ngo ugaragara neza ibyo byose ntibishobora kugira umusirimu ariko ikintu bita communication ni ingenzi mu buzima none iyo bigeze muri relationship cyangwa se mu bashakanye mu rugo nyine byo ni ingenzi ku rundi rwego ariko nguciye mu ijambo warinciyemo pe nguciye mu ijambo hari akantu bavuze nyine ikibazo abakobwa bajya ku bintu byo gukominika sinzi niba ari kuvuga ngo ni ingeso banagira agiye kujya kuri date n'undi muntu akajyana n'abandi bakobwa ako kantu ko bakirinde cyane kuko iyo umuhungu aguhamagaye ngo mujye kuri date ukazana n'undi mukobwa utabuze ikintu akora utajya kuri date n'uwo mukobwa mwazanye udahari ubundi nicyo cyabashobora nicyo cyabanshoborera
narakobe yakodo ndaza ko guha ndaza yo usunda kabona koko uze umutipe yatumiye umukobwa banza ari wenda nk'umuga cyangwa umukobwa yateretaga kwa aramubwira nyine ngo aze bahure bajye gusangira nyine umutipe yicaye agiye kubona abona umukobwa yinjiranye n'umushuti we bahageze umutipe arumira avuga se ibi ni ibiki okay aramubaza uyu ninde aramupresenta aravuga ati okay nitwa wenda Kila n'urugero uzi umutipe ikintu yakoze yese atangira umugirlfriend yari yicaye nka hano okay la yicaye nka hano urumva umugirlfriend bari begeranye intebe yese yihindukiza yerekeza kwa Kila aramuganiriza aramubaza urarya iki uranywa iki batuzanire menu bazana menu byose umugirlfriend yajya gufata menu akataye mwaka gutya akayihereza Kila urumva baramubaza amakuru aje amubwira ndabona imisatsi yawe itameze neza amuhereza amafaranga agomba guha umugirlfriend we umugirlfriend yicaye gutya yumewe amuhereza amafaranga ukibuze kujya muri salon whatever yamwishyurira bill amaze kumwishyurira bill aneje aramusezera amuha bizu arahaguruka umutipe arigendera none wa mukobwa ikintu yakoze wa mugirlfriend nyine atatangira kumubwira Kila ni gute ushobora gutangira kwitwara gutya nyine imbere y'umu boyfriend wanjye niki okay ubwo ayo mafaranga rero turayagabana kuko ninjye wakuzanye umukobwa se cyamukoreye aramubwira ati turagira gute none se yamata kureba ubundi iyo niyo bita kalma nje cyangwa ushobora oya tujye dusirimuka mu mutwe dufunguke mu mutwe nituka mama ye ako kana abakobwa rwose mva abakobwa barakagira pe ariko abahungu namwe mugirega mumenye ubwenge abahungu dukosora amakosa yakozwe ibindi gende ntago mujya mwumva mutarabona ni ukuvuga umukobwa yakoze ikintu nk'icyo nyine ugomba kumukorera akantu kamwereka ko yakoze amakosa ako ko abagakwiye pe ako gahana abagakwiye kabisa ukamwereka kumuca ku ngezi ubutaha iyo nsohokanye n'uwo ngo udahari rero wamuzanye we ntashobora kuzana undi ntibishoboka kuko abavuga ati nimuzana nanjye none bakazasohoka n'ahari niwe utabona kuri na serious cyane kandi nubwo riga waba ufite amafaranga ntago bivuze ko wageneye abantu bose wowe ufite uko upanga ibintu byawe rero umukobwa aravuga ati uriya mutipe afite amafaranga tugende kabisa adutemo bro ntago uzi imishinga ye ntago uzi anyways ubu abakobwa baraje banyurira it's up to you guys girls rero reka mvuge ku kajyanye na relationship tute dusa nk'abacumbikiye ahangaha sibyo ndibaza ko ikijyanye na communication cyumvikanye noneho message nashaka gutanga yaba yumvikanye sibyo yumvikanye kabisa muri relationship rero iyo bigeze kuri communication ni ikindi kintu communication ibikenewe cyane ugomba gucommunicating umupartner wawe ikintu icyo ari cyo cyose hari abantu bajya bavuga ngo hapinga umugore ngo ntabwo umubwira ngo byose cyangwa umugabo ngo ntabwo umubwira byose bro uko kuntu utamubwira byose rero bya bintu yaje kubyibonera nubwo benda bitari kuba ari bibi ariko akabyibonera utabimubwiye usanga bigiye kubyara ikindi kintu kinini usanga bigiye kubyara ikindi kintu gikomeye noneho mutazabasha no gusolvinga mu gihe kiri imbere so ni byiza ko ucommunicating umupartner wawe ibintu bitarakomera ngo buri wese usange abitse ikintu mu mutima n'undi abitse ikindi mu mutima mubanye nk'abantu b'abayitanje bataziranye urumva icyo gihe ibi bintu byose igihe bizaturikira rimwe igihe bizaturikira muzaba mutagifite ubushobozi bwo kugera gute kubimanaginga icyiza rero no kucommunicatinga niba ugiye gukora ikintu communicating partner wawe niba ufite projet runaka communicating partner wawe niba ufite ikintu ushaka kugeraho communicating partner wawe ni ingenzi cyane kandi bizabafasha mwembi so
murakoze cyane. Ikintu nishifuza ko tuganiraho cyari icyo ngicyo. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka tubohore umusore uranga, ndabona ari kuri haraka wicaye don't care, uri kumva? Ariko reka tumubohore ajye muri gahunda ze. Ubutaha tuzaganira no ku bindi n'abandi baze kutwandikira muri comment batubwire uko babyumva, batubwire experience yabo ku bijyanye na communication. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Make sure you do subscribe, like, comment and share. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze kuduhana umugisha. Ngukunda nirwo rwa nyuma mfite, ndaruguhaye rwose sinkushidikanyaho kuko ntakutagira nukurora inshuti yanjye, nkwemereye ko nzagukunda